Ndabasuhuje cyane aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe aho muri, ndetse mwebwe n'abanyu urukundo rw'Imana rubomeho, buri kimwe cyose mwifuza ku Mana kibagereho kandi ku gihe. Tugarutse kuri Vestine uri mu gahinda gakabije, ufite umuhangayiko udasanzwe. Ugiye kuba wamenya ngo ni iki gihangayikishije Vestine muri iyi minsi. Ni iki cyatumye ananuka kuri runo rwego? Ni iki cyateye Dorcas ariya marira avuga ko yagize depression ubwo yatandukanaga na Vestine? Ayo niyo makuru yizewe 100% nkuzaniye. Sobanukirwa icyateye depression Dorcas akimenya ko Vestine yashatse. Menya impamvu umusaza wabo muri vacances ajya kuba iwe. Umenye guhangayika Vestine afite ikibitera, umenye nuko kunanuka byatewe n'iki. Ni kuri Neli ya TV1 rero ndagusabye, nimba ukeneye amakuru yo mu myidagaduro by'umwihariko kuri uyu Vestine ndetse na Dorcas, iki kiganiro kirebe kuva ubu gitangiye kugeza kirangiye. Kirebe kuva ubu gitangiye kugeza kirangiye, usobanukirwe byinshi. Kandi mpora mbibabwira, nimba ufana abasitari, nimba ukunda umusitari runaka, menya byinshi bimwerekeyeho. Utazaba nk'uwamuntu uvuga ngo mfana Amavubi wamaza ngo uzimo uwuhe mukinnyi akayoberwa n'umwe. Mfana APR yagira ahantu abareyo bari akenda kurwana ati wowe uri umureyo mva imbere. Bamaze ati so ufana iyi, ati ngewe mfana APR. Tubwira abakinnyi nka babiri bayibamo ugasanga nta n'umwe azi. Icyo gihe ubwo buri umufana cyangwa ubu byumva n'abandi. So nimba rero ukunda bano bakobwa, reba iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, biraguhereza kuba wasobanukirwa byinshi byimbitse utari ubaziho. Tudatinze rero, uyu Vestine agira gutya abarashatse. Ashaka mu buryo butunguranye, bwatunguye buri umwe, atarazwiho gukundana, atarazwi mu rukundo na rumwe. Usibye nawe w'umufana uri kunyumva, wagiye kumva wumva ngo Vestine ari gusezerana mu murenge. Ntekereza kuri ya mugabo wari bwo mwari mumubonye, nta hantu mwari mumuzi, nta na numwe mwarumvisha avugwa, usibye kumwumva asezerana n'uyu mukobwa Dorcas. Vestine nako ariko kandi tudatinze, kamanza mbasubire mu magambo Vestine aherutse kuvuga. Yaritonze abwira, arivugira ati gushaka ukiri muto ni byiza. Atariko akivuga iyo ariko ubona mayindi hisi igenda, rohi hisi igenda, ubona ko hari ahantu akubisa agatima. Ariyumva ati atariko mbese aratangiye kuvuga ibyiza byo gushaka akiri muto, ariko yibutse ibyo yaboneyemo. Ubwenge bujya kure muri bya bihabamo. Arangije abwira uyu murumuna we ati, mwana wanjye ndakubujije, uzibeshya ugashaka ukiri muto nzagucira inkoni ngukubite. Ati ndakubujije gushaka ukiri muto, ati ni njyewe ubikwiburije. Ati kandi ndamutse numvishe ngo ugiye gushaka, usibye guca inkoni nkagukubita nkakunoza, ndakubujije. Kandi wabonaga ko body ye, umubiri we ufite guhangayika gukabije igihe yabaga ari kuvuga ayo magambo. Ubona neza ko ari wa muntu wabihiwe byahatari, cyangwa se wahuye ibyo yari yiteze atari byo yasanzeyo. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho. Ni iki uyu mwana w'umukobwa yahuye nacyo gituma agaruka ku rugo akikanga, gituma abuza umuvandimwe we ati ndakubujije, wibeshye nanagukubita? Uratekereza ari iki? Aho ni mu kiganiro bagiriye kwa Emirene. Tugaruke kuri couple ya Dorcas ya Vestine n'umugabo we Idris wa Drago. Twigarukire kuri iriya couple. Uyu Vestine ikintu cya mbere yashatse ari umwana, nta bukumi azi, nta gukundana azi, uko biri kose nta ex yaba afite. Nese barakundaniye aba bakobwa. Icya mbere cyo twese tubaziho dushingiye ku magambo bivugiye bo ubwabo, bavuze ko bari abaswa mu ishuri, bimukira kuri tangente babona amanota bayakobokeye.
byumvikane ko ari mu ishuri ntabwo yagize igihe cyo gukundana bihagije bitewe n'uko yari abizi neza ko ari gushaka amanota hasi no hejuru cyane ko yari anatinya igisebo cyo muri social media. Urumva ko ntabwo bagize igihe cyo gukundana. Ikindi cya kabiri, uyu Vestine burya twari tukimwita ngo umwana, twavuga ngo babana b'abakobwa, nta nubwo nurakumvishe ko yabaye n'inkumi byibuze mbere yuko aba umugore. Tumuza ava mu bwana ahita agira gute aba umugore, none agira gutya ashaka umugabo. Usibye ko ngaha hondi Irene umunsi umwe azabikurikirana, azabibazwa, umunsi umwe azabazwa. Uyu mukobwa yagize gutya ahereza amuha pase y'umugabo nk'uriya ngo bakurikiye amafaranga afite ndetse n'imitungo. Amukubise umugabo muri politike, amukubise umugabo wagira ngo ni umusirikare waciye ku rugamba, aza yarashaririye. Ari nacyo kintu uyu Vestine atari yiteze mbere na mbere. Iyo razi ko murabona ko Vestine arashabutse, kandi usibye Vestine gusa na Dorcas, bano bakobwa kimwe tubazo barashabutse. Ntabwo ngo ni sociable ahubwo barashabutse. Ajya gutya asanga umugabo w'umukarume wagira ngo yarimo ahiga umwanzi aramucika. Wagira ngo mbese uburyo ameze wagira ngo yari umugabo, yari umusirikare uhagarariye urugamba. Hanyuma umwanzi amuca muri humye ajya kwica abasirikare be. Then asohoka yarashiririye kwa ruriya rwego. Mumbabarire ku bw'urwo rugero, ariko kandi uyu Vestine yumva ko ashatse umusitari sava ariko baciringa. Kimwe mu bintu bimuhangayikishije atari yiteze ni ugushaka umuntu batazaganira na gato. Uriya mugabo ntibaganira, ntibavugana, ntibaganira icyo kimenye. Impamvu ya mbere, ntibahuje ururimi, bavuga France, kandi uyu Vestine nta hantu yahuriye n'igifaransa. Yize hariya kuri JS Muhoza i Musanze, ni primaire yahize aho kuri iyo primaire, ahakomereza nayini. Murabizi ko Irene yabafashe biga muri nayini. Irene aho yabajyanye burya ntabwo bagiye kwiga yindi minyino, igihe cyo kumenya ururimi cyari cyarabajabutse cyane cyane nk'igifaransa. Urumva Irene yabafashe uyu Vestine ari mu mwaka wa 2 wa segonderi, mu gihe Dorcas ari mu mwaka wa 1 wa segonderi. Anageze ngo bajyanye ku bigo biciriritse, atavuga ngo ni ibigo byatuma hamenyera ururimi. Nka Dorcas yamujyanye kuri Esa Cyabingo, nacyo ni ikigo cyo mu misozi hirya iyo kigwaho n'abo banyamisozi nyine. Abazi Cyabingo mushyira muri comment, abantu muhazi. Nta mwana uturutse hano i Kigali cyangwa uturutse hano hiyubashye wagombaga kwiga hariya Icyabingo. Ubwo icyo navugaga gituma uriya Vestine adaciringa n'umugabo we ntabwo bahuje ururimi. Ntabwo ubuse ntabwo yego mubanye muramenyana mukanamenyerana mukavugana bikemera, ariko ntabwo mwakavuganye 100% nk'uko wavugana n'umuntu muhuje ururimi. Ikindi kandi nubwo Vestine yabaza Icyongereza, ngira ngo mwarakiyumviye icyo yakoresheje asezerana. Amagambo yakoresheje avuga ni cya Cyongereza cyatura turye. Ubihakana asubire mu isezerano yahaye Wadrawunga, I will love you now and always. Ngaya magambo yakoresheje, I will love you now and always. Nuko Vestine yabivuze. Urumva ko n'Icyongereza cye ntabwo kirimo amagambo atsindagiye. Yakoresheje cya Cyongereza umuntu wese uriho abazi abashobora kwisangamo. Urumva icyo nicyo cyambere cyangikije uriya Vestine, nuko umugabo babana badakominikana, ntabwo baciringa. Icyakira umugabo wari seriye cyane ntabwo yamuzanaho ubwana, iriya myaka yayirenzemo. Kwirirwa wasamye, kwirirwa uvugavuga, iyo myaka Idrisse yarayirenze. Wageze igihe cyo gutekereza hazaza. Ibyo byo kumubwira ngo muciringe, ngo muvuge, ngo mukore ikintu, iyo myaka yarayirenze. Kumuzana iyo mikino no. Icyo ni cyambere gihangikishije nde uyu Vestine. Niyo mpamvu bariya barumunabe iyo bagiyeyo nibwo aba yongeye kugera mu bantu, nibwo ababonye abo baganira, nibwo ababonye abo bavugana, nibwo ababonye abantu
bitandukanye n'uko iyo bagiye asigara ahangayitse avuga ati dusuye muri rwa rugo rw'ibiragi, rwa rugo utamenya ngo runaka ari gutekereza ibiki, kandi uriya mugabo niba mwana namubonye nta n'imikino agira. Please, ibi ntabwo mvuga ngo bararwana cyangwa ngo bakore iki, oya, ahubwo ndashaka kubabwira imihangayiko ituma uyu Vestine nta mukobwa yagira inama yo gushaka. Atavuga ngo urugo rwaramubihiye cyangwa yirirwa kubitwa cyangwa hari ikindi kidasanzwe yahaboneye. Ni ibisanzwe, ahubwo ntiyarabyiteze. Wenda impamvu avuga ati gushaka ukiri umwana, abati byuzuye mba ndi mukuru biriya byose mba narabiciyemo, mba narahuye n'abakunzi bameze kuriya, iyo situation nzi kuyikavaringa. Ariko yashatse ari umwana ibyo byose nta na kimwe azi. Ikindi, uriya mugabo witwa Idrisse ni umugabo ugoye. Burya mu bukwe yaratwigaragarije, nubwo muba mudashaka kubyemera. Narabibabwiye. Icyambere, uyu Idrisse yari akeneye umugore. Ntumubaze ngo ibyo byo gukundana kwanza si uwo ngo yakeneye umugore kuko yarabagize, ahubwo yari akeneye umunyarwandakazi uzamusazisha. Abagore yarabageze kuri ntabwo ari umusore, umuntu azagera imyaka 45 ari umusore. Ayiwe, noneho hari ikintu kinsekeje, baravuze ngo ni imyaka 45. Vestine araza arahakana ati cyo muzi ni ukuzamura imyaka y'abantu, ati ko afite 42, ni ndababwiye ko afite 45. Ni ukuvuga ngo reka twemere 42 Vestine yivugira. Uriya mugabo rero wa 42 yigeze urugo, yikenera akana gato k'akanyarwandakazi kazamusazisha. Kandi namwe nimba tutabeshyanye, abanyamahanga bakunda abanyarwandakazi, icyo ni ikintu twese tuziranye. Impamvu bavuga ngo Idrisse ibi by'urukundo ntabyo akenewe, yari akeneye izina, yari akeneye indi stati kuri we ko ari married. Nicyo yari akeneye, ntabwo yari akeneye gukunda no gukundwa, ntabwo yari akeneye izo nkundo yarazirenze. Kuko ikibikwereka, Idrisse bamuzaniye umugeni muri doti, bagira ngo bamwerekane, bamumuhe nyine. Igihe bari babazanye aba bakobwa, Idrisse igihe bamuzaniye umugeni, ni ukuri nta cyabaye kuri we, ntiyigeze amuhobera. We rwose byari nk'ibintu ategereje, nta gishya kuri we. Musubire inyuma kuri doti yabo murebe, igihe bari bamuzaniye umugeni habereye action n'imwe, nta nubwo yamuhobeye. mu byibuke MC niwe wamwibukije ati muhobere. Ni ukuvuga ngo murabizi abantu mwese, niyo utakoze ubukwe, niyo waba warabutashye, uwo waba uri we wese, umugeni aza buri mwe wese amukumbuye pe, kabone n'ubwo mwaba mwararanye, umugeni asohoka buri mwe wese amukumbuye, utegereje kureba umugeni arasate, yabaye ate. Ndakubwira ngo urumva ubu ugiye kumubona mu myambaro utari wakamubonye mukundi, ugiye kubona na make-up utigeze ubona ukundi, ugiye kubona abantu bamushagaye utari wamubonana nabo. Uyu rero Vestine amugeze imbere disi ntabwo yigeze amuhobera pe, nta n'icyabaye, nta nubwo yigeze agira santima z'uko abonye umuntu mushya kuri we, z'uko abonye umukunzi we wabateranyije. Oya, ahubwo MC niwe wagize isoni, baramubwiye ati muhobere, hug your wife. Murumva? Arangije kuri doti ni byinshi byahabereye byerekana ko Idrisse atari ibintu yari yite. Wagira ngo ubukwe bwaramutunguye, wagira ngo ubukwe barabumuhatirije, wabonaga ko ari umuntu utabirimo. Tugeze muri mariage, nubwo akomeza kubishinja Vestine umugabo yatangiye kumubera mubi kuri uriya munsi w'ubukwe. Bagisezerana, padiri yaramubwiye ati, pasiteri sorry, yaramubwiye ati Idrisse kiss your wife. Niko bivugwa. Nubwo avuga ngo Vestine ngo ngaho mukisinge, no, bavuze ngo kiss your wife. Ntabwo yigeze avuga ngo kiss your husband, kiss your wife. Idrisse arabyanga, yigira nkaho atigeze abyumva. Vestine abonye bagiye guseba, niko guhita agira gutya, arabikavaringa, aba ari we wemera kwishyiraho amakosa. Ariko Idrisse yari yabyanze, na pasiteri agiramo isoni. Hanyuma rero ibyo ni ibikwereka ko Idrisse ari umuntu utari type ya Vestine, utari uteye uko Vestine, mbese ntabwo ari umugabo wari inzozi za Vestine, tugendeye mu mico no mu myifatire yabo bwite. Ikindi cya kabiri gihangayikishije Vestine atari yiteze, ari nacyo cyamuteye kunanuka,
buriya ngo uriya mugabo Idrissa ku kigendanye ngo hariya ngo ni ukubomora niko mubyita, ngo arabomora ntibagarure, ari nabyo yibuka agahahara. Vestine umukobwa yabyibutse arahahara, uhita ubona neza ko yikanze. Hahandi abahanga bavuga ko nubwo bagiye mu bitaramo muri Canada ko ari ukugira ngo Vestine abafashe ikiruhuko, ababo ba hafi. Ikindi icyarizaga uyu mukobwa Dorcas, kimwe mu byamuteye ariya marira ntabwo ari urukumbuzi. Ese wa mugani nimba ari urukumbuzi muri interina ko batize hamwe kubera iki, ko batararanaga kubera iki mu rugo rwe yarize? Nimba yarize muri interina batiga ku kigo kimwe, buri wese yirarana, bataba hamwe kubera icyo depression atayigeze bari muri high school, avuga ati ngiye gutandukana n'umuvandimwe birananiye, ahubwo ndajya kwiga ibimeze nkawe, twiga ibimeze kimwe, hanyuma turare muri dorotwari imwe. Kubera iki? Urumva rero ariya marira ntabwo ari ukuvuga ngo yari akumbuye uyu Vestine ngo kwari ukugira ngo wiki, oya, ahubwo hano uko yabidefanze ni ubuzima bw'uyu Vestine. Yasubizaga amaso inyuma, yareba ukuntu Vestine abayeho, agahinda kakamwica, afite ibyibuze muri hafi, nanamubwira ati basi sorry, namubwira ati komera. Nicyo cyamurizaga, abura amahoro, afite umuvandimwe wanjye arahangayitse, ntabwo izi zari inzozi zanjye, ntabwo ari byo nari niteze ko Vestine mukuru wanjye yagira urushako rumutera guhangayika, ntabwo ari cyo rero yari yiteze. ari nacyo cyamuteye depression. Yibukaga uburyo cyabanyemo n'umugabo, kandi uriya mugabo nk'uko nabibabwiye ni ukuvuga ngo uriya mugabo Idrissa uyu Vestine ntamutetaho. Ibyo Dorcas arabitekereza agenda kakamwica, ntabyo amubaza, ntabyo bavugana. Erega mujye munamenya ko umuco wo mu Rwanda uhabanye n'imico yo mu yandi mahanga no mu bindi bihugu. Duvuga ngo hano mu Rwanda dufite ukuntu tubayeho, ariko buriya abanyamahanga hari umuntu uba uri strict, ibintu byose ni ku murongo, ni gahunda. Nimba ari time yo kuvugana muravugana, mu gihe atari iyo time si iyo time nyine. Nimba muri kurya nyine muri kurya, kubera icyo ushaka gufatanya ibintu bibiri. Nimba muri kurya nyine ni murye, nimba muri kugenda ni mugende, nta byo kuvuga ngo muraciri nyine. Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Ibyo rero uyu mwana bikamutonda. Urugero kuvuga ngo uribebeza, nimba atari mu gihe cyo kukubebeza muveho, cyane ko iyo myaka yayirenze. Ibyo rero nibyo uyu mukobwa Vestine, uyu mukobwa Dorcas yatekerezaga biri kuba kuri Vestine, agenda kakamwica. Ntafite uwo abwira, ntafite uwo baciringa, ntafite uwo bakina, ntafite uwo abwira ati waje ukamfotora. No, bameze nk'ari abantu babiri bari mu nzu imwe, cyakoze buzuzanye. Nibyo bintu byagoye nde uyu mukobwa. Ikindi buriya ngo Idrissa ntabwo ari wa muntu ufata inkoni ngo agukubite, cyangwa afata urushyi ngo agukubite, ni wa muntu ugukubitisha isura ye. Ukireba uburyo ijisho akurebye, ugahita wibwiriza icyo gukora bitarindiriye ngo avuge, kuko kuvuga niko kabi. Ntiyigeze amukubita, oya, ariko uburyo ki amukarumisha isura, uburyo amusubirisha isura atavuze, ibi nabyo ntabwo yari abyiteguye. Ubwo rero mutandukanye kumva ngo Vestine ari ku nkoni, ari ku nkeke, ahubwo ni uko yasanze umugabo badahuje mu mico, batari mu kigero kimwe, badafite ikintu na kimwe bahuriyeho. Nicyo kintu cyamubayeho, nicyo kintu cyabaye kuri uyu Vestine. Urugo ruramubihira bitewe n'uko afite urugo rwiza sava, rufite amafaranga, rufite buri kimwe, ariko umugabo yahasanze ntabwo ari we yari yiteze. Umugabo yasanze muri urwo rugo, umugabo we ntabwo ari we mugabo w'inzozi ze, nuko byahuriranye. Murumva ko rero uyu Vestine afite ibintu byinshi byatumye abihirwa n'urugo, abuze uyu mwana ati baburetse, rindira ubanze wiga isi, ubanze wiga abagabo bagiye batandukanye, ubone ushaka umugabo. Ku kigendanye no kunanuka cyo nta bintu birenze, aratwite. Gusa gutwita ntabwo ari byo byamunanuye, nta nubwo ari byo byatumye aguba gutya, ahubwo
urugo rw'ubona ko adafitemo kwisanzura, ubona ko atisanzuye, ntabwo yishimye, ko nta kimunezeza. Umugabo wakamunejeje uwo mwanya yarawurenze, iyo myaka yarayirenze, mbese icyo gihe ntabwo umugabo we akigifite. Ubundi bahujwe n'inshingano. Burya hari abantu usanga babana, uzirikana ati umudamu wanjye yambaye neza, asa neza, afite telefone nziza, uzirikana utuntu nk'utwo, ariko nta byo kumenya ngo ndamubwira waramutse mbyutse, nta byo kumubwira ati watetse neza, nta byo kumubwira ati dutembere, ugasanga ni mu kazi, ni mu rugo, nta bindi bihe bafata biri inyuma y'ibyo bakora. Ubwo rero uyu Vestine kimwe mu bintu byamugoye, byanamutonze, ariko kandi nuko ataranabimenyera ngo yige kubana nabyo, nta nubwo ari ibintu bikaze cyane. Namara kubimenyera azamenya rya jambo rivuga ngo niko zubakwa. Gusa mu magambo make arabangamiwe cyane, aba ku nkeke y'uwo babana, uwo babana umushyira ku nkeke atavuze, akamubangamira atavuze. Ese undi weho wabana n'umuntu mutavugana? Birashoboka. Uwo muntu mwazabana ubuzima bwanyu bwose? Ibyo nurumva bibaho? Nicyo kimugoye, atese ko ntaramuta ngo ngende ko baranseka kandi akaba mbangamiye, ndabigenza nte? Ngibyo ibintu rero biri kuba kuri Vestine, byamwirundiyeho, bimufatiranye no gutwita. Vestine yisanga hananutse muri ubu buryo. Birashoboka ko inda yamuguye nabi, ngira ngo mwarabibonye bajya Canada, uburyo byageze mu Bwongereza. Vestine akiryamira mu kibuga, akarambura sharupe yari afite akiryamira. Urumva hari ukuntu umuntu aba afite ikizongera umubiri, mbese nyine uwatwite arabizi, n'utabizi ajya abyumva. Ni inda yamuguye nabi, ugatanywa n'umugabo yifitiye sankeya, utagira keya, utamwitayeho. Ntabwo amwitayeho, usibye kumva ko ari umugore we, nawe akaba umugabo we, nta kindi dirisi amwitayeho. Wapi! Ukore niko Vestine abayeho, ari nayo mpamvu atinya, bati wibeshye ugashaka nagucira inkoni nkagukubita. Ngo aya makuru rero amwerekeyeho ntibababeshye, ukuntu ukuri mbahaye. Sinasoza rero ntabashimiye, mwakoze kubana natwe. Hano ni kuri Neriya TV1, dusanga amakuru ya nyayo, amakuru acukumbuye, kandi amakuru avuga ukuri. Mwakoze rero, ndabakunda. Imana y'amahoro nikomeze ibarinde.